Muraho, tugiye kubagezaho ubuhamya bwa David uturuka mu gihugu cya Nigeria mu majyepfo yaho ya Nigeria. Nari umupfumu, cyane cyane nari umurozi ukomeye cyane muri icyo gihugu. Igihe kimwe nagiye gusura umuryango w'abakristo kugira ngo nywuroge, nywubuze amahoro, ariko natunguwe n'imbaraga z'umwami Yesu Kristo n'amaraso ye. Byankubise hasi, ndubama, ndapfa, ariko sinapfa. Numva umuriro unciyemo urantwika. Nagerageje gukoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo ndebe ko nakwigobotora aho hantu. Nagerageje imbaraga nigishijwe, nagerageje imbaraga nahawe, ariko birananira, ndaboroga. Nuko Samweli wari ukuriye umuryango w'abakristo, ari nawe w'umupasiteri wasengeraga abantu, ari nacyo cyari kigiye gutuma muroga, ansanga aho ngaho aransengera, ndakizwa. Data yari umupfumu ukomeye cyane ndetse akaba n'umurozi. Nakuze nsanga data aroga kandi ari umupfumu ukomeye cyane. Abantu bakaza bakamusanga kugira ngo abahereze uburozi bwo kwivuna abanzi cyangwa se abicira abagome. Mbona abandi bamusangaga bashaka ubutunzi bwihuse, kandi ni ukuri yarabikoraga. Mu myaka 12 yanjye nibwo data yashatse kunyinjiza muri uwo muryango w'abapfumu w'imyuka cyangwa se w'umwijima. Yanyigishije iyo mihango y'umwijima, yanyigishije iyo mihango y'ubupfumu, anyigisha n'iy'uburozi. Nuko kuko banyitegerezaga bakambonamo impano yo kureba ibihishwe no kureba ibitagaragara no kumva ibitumvikana, njyewe nahise mbifata ndabikomeza. Bakoze igitambo, banyuhagiza amaraso y'inyamaswa. Kugira ngo uwo muhango ukunde, nari kuhagirwa amaraso y'inyamaswa. Nuko ndakomezwa, ngirwa umwe mu matsinda y'abarozi n'abapfumu bakomeye muri Nigeria, noneho mu by'umwihariko mu majyepfo ya Nigeria. Nari umupfumu, nari umurozi, kandi nagiye mbangamira abantu benshi b'abakristo, bamwe nkabatsinda ariko abandi bakananira. Ndashaka ko tuza kuvuga ku bintu bine bituma abakristo batsinda imbaraga z'umwijima, cyangwa batsinda imbaraga z'abarozi, cyangwa bagatsinda imbaraga z'abapfumu, ndetse bagatsinda imbaraga z'abadayimoni. Tuze kuvuga n'ibindi bine bishobora gutuma ukurura imbaraga z'abarozi iwawe, cyangwa se ugakurura cyangwa se ugafungura imiryango y'abapfumu iwawe n'abadayimoni. Murakoze cyane. Nimba tugeze utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubagezaho ubundi buhamya bukomeye cyane nk'ubu ngubu, kugira ngo abantu bajye bamenya uko birinda abapfumu n'abarozi. Ariko kino kiganiro nimba kiri bukubohore, wakora share n'abandi bagenzi bawe bakagikurikirana, kugira ngo bajye babona uko birinda imbaraga z'abadayimoni n'abapfumu ndetse na Satani. Murakoze cyane. Iyi ni Elion Mountain TV. Ikaze. Njyewe ndi Rusasira Emmanuel. Nyimara kwigishwa no gukomezwa muri iyo mihango y'umwijima, natangiye kujya numva ibintu ntajyaga numva, nkumva amajwi, ndetse nkatangira kubona n'ibyo ntabonaga, nkabona ibintu bitandukanye n'ibyo najyaga mbona. Nararyamaga nkarota inzozi nyinshi kandi mbi z'umwijima. Bampaye inshingano zo kujya ntera abantu bavuga ijambo ry'Imana aho muri Nigeria mu gace k'iwacu, nkababuza amahoro, nkabaterera abana ibyago, nkatera ingo zabo ibyago, kugira ngo mbace intege, kubera ko bavugaga ijambo ry'Imana bagasa nkaho basenya umwuka wacu w'ubwijima, twebwe natwe tukabatera. Nagerageje imiryango myinshi nkayitsinda, ariko hari n'indi miryango yagiye inanira, kubera ko hari amarembo 4 bafunze. Iyo miryango myinshi yagiye inanira, ni ukubera ko nasangaga hari amarembo 4 bagiye bafunga kugira ngo tutinjira. Hari ababikoraga babizi ko ari ugufunga amarembo y'abadayimoni cyangwa se gufunga amarembo y'abarozi n'abapfumu, ariko hari n'ababikoraga kubera ko ariko bateye, ariyo myiterere yabo yo gusenga myiza. Reka tuze tubagezaho amarembo 4 wafungura kugira ngo abadayimoni binjire iwawe utabizi, cyangwa se waba ubizi. Dore amarembo wafungura iwawe abadayimoni, abapfumu n'abarozi bikaborohera kwinjira iwawe. Irembo rya mbere, ibyaha by'ibanga.
iyo uba mu byaha by'ibanga abantu batazi, cyangwa se ugahora ukora ibyaha rwihishwa, ibyo ngibyo ukibwira ko nta muntu ubirora, cyangwa se nawe ubwawe ukaba ufite abuhisha, icyo gihe uba urimo winjiza abarozi iwawe, cyangwa se abapfumu iwawe, cyangwa se abadayimoni iwawe. Biborohera kukubona cyane kuko umuntu ukora bino byaha aba afite sayini y'umwuka mubi, cyangwa se umwuka w'umwijima ugaragara hejuru y'urugo rwe. Irembo rya kabiri, ubwoba. Guhorana ubwoba muri wowe, cyangwa se guhorana ubwoba mu rugo rwawe mugiye kuryama, bikurura cyangwa se bigaragara yuko utizeye. Ibyo rero bigatuma abadayimoni, abarozi, abapfumu, abakonikoni nabo babona umwuka ugaragara hejuru y'urugo rwawe, bikaborohera kwinjira kuko nta mbaraga iba iri hagati aho ngaho mu rugo rwawe. Irembo rya gatatu, kudasenga bihagije mu rugo rwawe, cyangwa se kudasengera hamwe. Igihe bucya mu gitondo ukabyuka ukigendera udasenze, cyangwa se wajya kuryama ukaryama udasenze, cyangwa se ku manywa bukira udasenze, na nijoro ntusenge mu gicuku, icyo gihe haba ariho gusenga bidahoraho. Nta mbaraga yewe y'ubwami bw'Imana iba iri hagati aho mu rugo. Ibyo rero nabyo bigaragaza sayini iri hejuru y'urugo rwawe mu buryo bw'umwuka, igaragara yuko aho hantu hari imbaraga nkeya. Abarozi, abapfumu nabo bikaborohera rwose kugutera. Bityo rero nimba uri umukristo, iryo rembo warifunga ukajya usenga buri munsi ugahozaho udakuraho. Irembo rya kane, amafilime cyangwa se indirimbo, cyangwa se ibishushanyo cyangwa imitako byeguriwe abazimu, cyangwa se byeguriwe imana z'umwijima. Hari abantu baba bafite intebe zaterekereweho, cyangwa se ibishushanyo nabyo byaterekereweho, cyangwa se byeguriwe abapfumu, cyangwa se impigi bakuye mu bapfumu, cyangwa se utuntu tw'uturabyo turi aho bakuye mu bapfumu. Ibyo byose byorohera rwose abazimu n'abadayimoni, cyangwa se abarozi n'abapfumu kwinjira iwawe. Iyo barebye iryo rembo rwose biraborohera kubera ko bafite ikibakurura. Amafilime y'abadayimoni y'ubwami bw'umwijima ahimbaza Satani, izo ndirimbo nazo zihimbaza Satani, cyangwa se imyenda wambaye ishushanyijeho ibikorwa by'umwijima. Ibyo byose nimba bifite iwawe ubisenye kugira ngo ufunge iri rembo ryatuma ukurura abarozi cyangwa abapfumu iwawe. Ni ukuri uku nguku niko kuri byajyaga biduha kubona, cyangwa se kwitegereza tukabona ingo z'abakristo ziteye zitya, tukinjira rwose byoroshye tukabarwanya. Umwuka wa divorce, wa gatanya, uwo niwe rwose twateraga dukurikije rwose n'aya marembo baba bafunguye, tugatangira kubateranya tukabatanya, ingo zabo zigasenyuka, cyangwa se imyuka yabo ya karande yatakaye, tukongera kubaka umuvumo kuri bo w'ubukene. Mbese ibyo twifuzaga byose, intwaro zacu zose twabatezaga, byabaga biturutse kuri aya marembo. Nimba tugezeho utarakora subscribe, kora subscribe tujye tukugezaho ubuhamya bwiza ndetse n'inkuru nziza zo muri Bibiliya. Kora share, ukore like kugira ngo bino bigana bijye bikugeraho. Dore rero amarembo ane wafunga kugira ngo abadayimoni batinjira iwawe. Kwirinda ibyaha by'ibanga. Ibya mbere, kuba umukristo mu rugo cyangwa se mu mwijima, cyangwa se wiherereye nk'uko umukristo imbere y'abantu, ukirinda ibyaha by'ibanga, ukirinda ibyaha by'abantu batarora, ukirinda ibyaha byo mu mutima. Irembo rya kabiri, gusenga ubudacogora, mu gitondo, saa sita, nimugoroba, nijoro, ugasengana umutima wizeye, ugasengana mwuka wera. Irembo rya gatatu, kuba iwawe warakuyemo ikizira cyose, ibishushanyo byeguriwe abadayimoni, ibishushanyo byeguriwe abarozi, ibishushanyo byeguriwe abapfumu, ndetse n'ibishushanyo cyangwa se ibintu byose
ibikoresho byose byaterekerejwe cyangwa se byaraguwe, amafilime y'urukozasoni, amafilime ahimbaza imyuka, ibyo byose ndetse ibintu byose n'ibyo kwambara mu ntigi cyangwa se ku myenda bishushanyijeho abadayimoni, ibyo ngibyo ukabikuraho, ahubwo ukahasimbuza amavuta meza ya elayo asengewe, ukayakwirakwiza ku nkomangizo y'imiryango ndetse no ku madirishya, ukajya uyisiga ugasenga. Irembo rya kane ariryo rya nyuma rifunga abadayimoni, kwizera umwami n'umukiza, ugakura ubwoba mu mutima wawe, ugakuraho inzitizi zose zagutera ubwoba bw'abazimu, ubwoba bw'abadayimoni, ubwoba umwana wawe yarwara ukumva ufite ubwoba ngo arapfa, wabura akazi kawe ukagira ubwoba ngo ugiye gukena. Ubwo bwoba bukureho, byerekana yuko utizeye umwami wawe. Izera Yesu Kristo ukureho ubwoba. Nigeze gutoranywa mu itsinda ryacu ngo njye kuroga umuvugabutumwa wari wadutse mu gace k'iwacu, kugira ngo muroge, muzengereze, muce intege mu byo akora. Ni ukuri yari umuvugabutumwa ukomeye, yarigishaga abantu batangiye gukizwa, yabangamiraga ubwami bwacu bw'ibanga bw'umwijima. Ni uko noherejwe mu itsinda ryacu nkurwamo kugira ngo njye kumuroga, muzengereze mubuze amahoro yimuke, cyangwa se nimbona n'urwaho mwice. Nagiye kumuroga ndimo negera urugo rw'iwabo, ndimo negera aho yari atuye, mbona harera cyane, umucyo urantungura uncamo, numva ndahiye, umuriro mwinshi unkubita hasi, ndataka cyane, numvaga nshya, ndataka. Ngiye kubona mbona uwo Samweli w'umuvugabutumwa arasohotse, arambaza ati mwana wanjye niki cyakuzanye aha? Ndamubwira byose ntahisha, kuko nari nafashwe mateko, nagerageje uburyo bwose nahunga biranga, nakoresheje imbaraga zose nahawe n'imbaraga zanjye zose n'iz'ubwami bw'umwijima, rwose birananira. Nuko aransengera, numva ndabohotse, numva nkirijwe aho ngaho. Ku cyumweru cyakurikiye nibwo nagiye mu rusengero, umwigisha arigisha ndetse avuga ijambo ryiza, aratubwira ngo ninde waza agakizwa. Ndahaguruka ndakizwa. Kuva icyo gihe nakiriye umwami n'umukiza. None ubu ndimo ndavuga ugukomera kw'Imana, ndimo ndavuga ugukomera kw'amaraso ya Yesu Kristo, ndimo ndavuga imbabazi ze, ndimo ndavuga umucyo wa Yesu Kristo, uburyo utsinda umwijima. Ni ukuri Imana ni Imana ihoraho, kandi umwijima ntiwatsinda umucyo, ntibishoboka. Kora subscribe, ukoreshe ya, kugira ngo ujye ukurikirana bino biganiro, tujye tukugezaho ibiganiro nk'ibi ngibi. Uyu yari David, kandi byabayeho nk'uko yitangiye ubuhamya. Nawe rero gerageza ufunge amarembo iwawe, ujye usenga buri munsi, kandi kugira ngo ushyigikire uyu muryango mugari wa Elayo Mountain TV, wadushyigikira ukanda subscribe, ugakora share ndetse ugakora like, kugira ngo bino biganiro bijye bigera ku bantu benshi. Uwiteka abaho umugisha. Shalom shalom.